Ndagusuje wowe ukurikiye Dusa Films TV, ndahwema gukurikirana ibiganiro byacu nk'uko rero mumajije kubimenyera. Iki ni cya kiganiro cyanyu tubagezaho amakuru atandukanye ya gospel, amakuru atandukanye y'iyobokamana haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe twabateguriye amakuru atandukanye, tugiye guhera ku makuru ari kuvugwa muri gospel nyarwanda haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nyuma turaza kugera kuri za ndirimbo 5 umwanya mukunda muri benshi, ziba zikunzwe na benshi hano mu Rwanda, ziba zirimo ubutumwa bwiza, zirimo ijambo ry'Imana. Nimucikwe rero. Inkuru ya mbere tubafitiye rero ni inkuru y'uko umuramyi Ndasingwa Jacques Chrysostome wamamaye nka Ndasingwa Chriso cyangwa se Chriso Ndasingwa yateguye igitaramo cy'amateka cyo kumurika album yiwe ya mbere yitwa Wahozeho. Iki gitaramo rero kizabera muri BK Arena, ni kuri kino cyumweru kigiye kuza. Rero uyu muhanzi cyangwa se uyu muramyi Chriso Ndasingwa, tuvuze wenda amwe mu mateka yiwe, nuko yatangiye umuziki cyangwa se umuziki wo kuramya no guhimbaza muri COVID-19. Muri COVID-19 nibwo yatangiye ku ndirimbo mwagiye mumenya nyinshi zitandukanye, harimo nka Wahozeho n'izindi nyinshi zitandukanye. Bimwe rero kuri Chriso Ndasingwa nuko ni umuramyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ni umuhanzi rero akorera umurimo w'Imana muri church yitwa New Life Bible Church Kicukiro. Akaba yaravukiye Nyamirambo rero mu mujyi wa Kigali, akorera mu muryango w'Abakristo Gatolika, nyuma aza kwimukira mu itorero rya New Life Bible Church, ari naryo ari kubarizwamo kugeza ubu ngubu. Yatangiye rero umuziki wiwe muri COVID-19, mu gihe u Rwanda rwari cyangwa se isi yose yari muri COVID-19. Nibwo rero yatangiye umuziki, nibwo yatangiye kuramya no guhimbaza biri official cyangwa se by'umwuga. Rero iyi album launch azabagiye gukora ni album yiwe ya mbere. Ngira ngo rero nshuti mudukurikiye, turabashishikariza kuzitabira iki gitaramo kuko kizaba ari cyiza. Dukomeze n'andi makuru yacu rero. Mu yandi makuru nuko umuramyi Jado Sinza nawe afite igitaramo cyiswe Redemption Live Concert, kizaba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2024, kizabera muri Camp Kigali kuva ku isaha y'isa 10. Muri icyo gitaramo rero harimo udushya dutandukanye, dore ko hatumiwemo umuramyi ukomeye cyane hano muri East Africa witwa Harun Laston wamamaye nka Zoravo. Muramuzi mu ndirimbo yitwa Ameniona yafatanyije na Bella Kombo. Uyu muramyi rero, uyu Harun Laston wamamaye nka Zoravo, ari mu baramyi bakomeye bo muri Tanzania. Rero yatumiwe i Kigali mu gitaramo cyateguwe na mugenzi wiwe Jado Sinza, bakora n'ubundi umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Iki gitaramo rero Redemption Concert cya Jado Sinza yatumiyemo Zoravo, nkuko twabibabwiye, nuko giteganijwe kuba ku itariki 17 Werurwe 2024. Zoravo watumiwe rero na Jado Sinza n'umwe mu baramyi bazwi muri Tanzania, azwi mu ndirimbo nka Majeshi ya Malaika, muyo bita Ameniona yafatanijemo n'umwe na Bella Kombo nkuko nabibabwiye. Rero murumva ko ni ibitaramo byinshi bihari, ni ibitaramo byinshi biri hano mu minsi iraza. Ntimucikwe, abantu bakunda kuramya no guhimbaza, abantu bakunda gutarama, muzaze dutarame muri bino bitaramo. Yes, twikomereze rero na wa mwanya mukunda muri benshi, aho tubagezaho indirimbo 5 zikunzwe kurusha izindi. Wakwibaza rero ngo uyu munsi indirimbo 5 zikunzwe kurusha izindi muri gospel nyarwanda ni izihe? Ku mwanya wa 5 rero turahasanga indirimbo yitwa Ibyiringiro, ni indirimbo ya James na Daniela. Indirimbo imaze amasaha makeya cyane rwose isohotse, ariko ikaba iri kurebwa cyane ku rubuga rwa YouTube, aho imajije kurebwa n'ibihumbi 60 birenga. Ku mwanya wa 4 turahasanga indirimbo yitwa Zaburi yanjye, ni indirimbo ya Ben na Chance. Iyi ni ya couple mukunda, n'ubundi iza cyane pe mu ndirimbo nyinshi zacu, dore ko ubushize yari iri ku mwanya wa
kabiri niba nibuka neza, ariko imanutseho imyanya ibiri, ngiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu turasanga indirimbo yitwa Iriba, ni indirimbo ya Vestine na Dorcas. Indirimbo irakunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ku mwanya wa kabiri turasanga indirimbo yitwa Sikiliza, ni indirimbo ya Israel Mbonyi. Iyi ndirimbo imajije kurebwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube, aho imajije kurebwa n'abantu benshi cyane. Twihuse tujye ku mwanya wa mbere rero, turasanga indirimbo yitwa Niyo Ndirimbo. Ni indirimbo ya Meddy, ya Ngabo Medal afatanije na Adrien Misigaro. Ni indirimbo ikunzwe ahantu henshi, haba mu nsengero, ahantu hatandukanye usanga bari gusubiramo ino ndirimbo yitwa Niyo Ndirimbo. Indirimbo imajije kuza inshuro 3 ku mwanya wa mbere muri top 5 yacu. Rero ni indirimbo nziza, ni indirimbo nziza. Hanyuma twihuse reka tujye mu ndirimbo nshyashya zikunzwe n'ubundi ziba zitaje muri top 5 yacu, ariko zikunzwe, indirimbo nshyashya zikunzwe na benshi cyangwa ziri kurebwa na benshi. Harimo rero indirimbo yitwa God is my friend ya Ben Rutabara. Uyu nguyu ni mukuru wa Ben, musanzwe muzi, ya umutware wa Chance. Hanyuma rero mu zindi ndirimbo zikunzwe nshyashya twababwira mu gashaka, harimo indirimbo ya True Promises na Sava yitwa Izina Risumba Ayandi. Indirimbo imaze amasaha make cyane isohotse, mwayireba. Dusoreze ikiganiro cyacu rero hano. Turabashimiye mwese mudahwema kutwereka urukundo, mudukurikira rwose, mugakurikirana ibiganiro byacu hano kuri Dosa Films TV. Iki ni ikiganiro kiba kivuga ku makuru abagizweho muri gospel ndetse n'indirimbo zikunzwe n'ijambo ry'Imana. Mukore subscribe utarayikora kugira ngo tujye tubana, bifuza no kugira ibihe byiza ndetse no kuzagira impera z'icyumweru nziza. Mwabyumvishe ko hari konseri ya Kizon Ndasingwa ndetse n'andi ma event aba atandukanye ndetse n'amateraniro. Muzagire ibihe byiza, mukomeze kugira ibihe byiza. Rero mwamwe kumwe nanjye Sam, duhuze umutima. Ciao ciao.